nyishye umutekano. Yewe ukengura wacigaba we. Kengura iki kigabo cyaka wikira. Kengura. Sekumagarika. Uhagaze hano ngabuhagaze. Uramuvuze ko numbisha sakuza kandi nawe nkaba ngutambuka yirukanka. Bigenze ndekuze bande ndekuze. Oya, nta kibazo ariko nta kibazo. Tugende. Tugende ariko nta kibazo. Akomani wandikuye. Itonde. Nta kibazo gihari ariko. Mukecuru ni ngiye Faustin, Ni Faustin. Yego. Ni weho se? Ni ngiye so. Ariko mane ndekora nta kibazo. Itonde. Numbishe mukecuru asakuza. Nta kibazo afite. Buretse. Itonde. Faustin. Sohoka ni ngiye Faustin. Bigenze bite ko numvusha isakuza? Iki kigabo rero nimba ari mutekano. Ikintu ngutwaye. Nimba ari mudugudu. Kiraje kinkacira intoki ngo kije kunya ku mutekano ntawo mfite. Rero ukuntu kingize. Aya nta kintu ngutwaye. Wowe waka umutekano kugahata. Wakakarengane kusaba ko. Uyu ni umukecuru wakabaye wamutwaye neza kuza kwishyuza umutekano mu baturage banjye. Nza kubishyuza umutekano bakaza ahubwo zino ntoki zikwiye no kujyaho sima kuko wazi babaje. No buteka mutwe ngo umukecuru ateka umutwe. Mukecuru no buteka mutwe buri gihonje ahubwo muranyihisha none utetse umutwe ngo nakwicisha urugi kugira ngo utanishe umutekano. Ahubwo kwa kuntu unhaciye intoki koko. Uvugishije ukuri. Reka tworoshye ikibazo. Uyu mukecuru uremera kumuvuza n'ibitabo ibyo. Ndamuvuza se ndamuvuza nta kintu namutwaye. Nta kintu wamutwaye kandi ntoki zavunaguritse nawe ubyirebera. Hari uruguma ruriho se? Nta ruguma ruriho. Imvune yose sikwiza n'uruguma. Ubu rero uremera kumuvuza n'ibitabo ibyo. Ntabwo nshikada. Wababaye cyane. Kumubaza ibyo ubona. Ubundi gutaka ntababaye koko. Allo? Sheri bite? Musu bibi ko watinze. Bibi guri kubyibuka kuko turi busohoke. Oya ndashaka ko tugendana. Bebe usko tudaheruka kugendana ariko dufatanye mu ntoki. Tumuvuze n'ibitabo ibyo nawe urabyumva. Amafaranga yo kumuvuza kandi tutiriwe tujya mu biciro byinshi cyane 15. 15 ntayo mfite. Ntago mburana nawe. Reka nkubwire ngiye kumuha 10,000 ariko ikibazo gikemuke. Ariko utaha ninza umutekano agomba kuwutanga. Gira vava nta kibazo. Reka nze nyakohereze kuri telefone. Sawa. Murazana ibibazo mu baturage sha mwaka baye mutunganya umutekano. Bamfatanye kwa ko n'abana banjye yasanze. Bambwira numero. Nandika. 078 078 02 02 5 3 4 6 2. Okay. Gira vunyereke ko yagiye. Amazina ni Faustin. Okay yaje. Turebe nyereka turebe. Ubwo yeho nasanze wewe muteka mutwe. Nayohereje. Ngo genda sinzongera gukora no muri rugo. Ubutaha iyo mitwe yanyu musigaye muntekaho. Mutishyura umutekano. Umva nago nzagaruka n'igihe. Ihute. Muraza nibazo mashurage. Hana urakoze komera cyane ndaje nyakwereze kuri phone ujye kwivuza. Yego urakoze. Besi byose tebuka sha. Maze nari ngiye gusoza kwitegura.
nini nusoza nageze twagendana none ubona ndi gutinda ndahita mubwira nyine kugende none usange cyangwa tuguzeyo. Okay, sawa. None nguhe gahunda yo gusohokera haje. Ugira neza mana. Nizeye kuzanangiye inyuma tuzizi ko wajya n'ahantu ugasanga baragukuriza ndi. Nk'uyu muntu umuteteri yarimeze bite uvuye gwa ariko mama wawe yari yaguhamagaye yakubuze mugeze n'Imana ukuzigi buriya ntabwo gukumbuye witonze yanazi buriya mama wawe ntabwo gukumbuye nk'uko umukumbuye wavuga amagambo nsanze hano utangiye kumyimbana nyine muhamagaye yifate neza nyabuneka ntancikuza rebera genda nurangiza kumuvugisha uzanire telefone muteteri nzuza bishimye ni utananze ukamvugisha neza none se nabwo ukunda gutuza cyane ndavuga ngo reka kuzanira umuti akatanu gatumuvuga neza ntabwo bikunze kundebye nawe mbafite amahitamo ya kabiri iyo ndimo nayiguze 5,000 ubwo no kongeraho gatike k'igihumbi ubwo ni 600 ngimba mfite amafaranga menshi cyane akazi se karagenda none zuruba ntabwo urya indimu iyi barayifata nimba wokeje ingurube cyangwa ubwo ntabwo yize n'ihungu mukiza uri kuyumva ukayikandiraho ariko ushaka wanayiririra aho ngaho wajya utumuvuga cyane yitoragurira hejuru nese bimeze bite kumva mbona utuje cyane nabuza nta kibazo ndi kukubwira rero muteteri ugomba kumbwira kandi none se nabo bazanyambura amafaranga yanjye nimba ikibazo cy'amafaranga ufite genda utuze uryame usinzire ntabwo bajya bambura amafaranga buriya nubwo utabizi nanjye iyo amatariki yegereje ndayabasaba bakayamba hano nta mirimo ihari ivunanye ariko ikibazo kimwe kiri hano muri uru rugo niba ikibazo kiri hano ntabwo babyara ubifate gutyo ko ari ibanga anisubirire mu kazi nimba ikumbana nzakwitakana ntabwo babyara kera nacyo kigira amagambo manzi twashye kare n'ubuhoro se twe tugeze mu gihe cyo kwishyura amafaranga y'ishuri baranyirukanye abana bose bari mu ishuri njye umuntu utarishyuye n'uyu musatsi ibyo bintu banyirukanye nta kundi ariko ubu ngubu ujya mu nzu ukuyemo iyo myenda y'ishuri ariko reka mbe nguhaye amafaranga yo kwiyogoshesha andi nayo hajya 200 nta kogoshara ndabona mfite 5 uze kubera wa mungu kose Pascal leta nyogusha genda ukuyemo iyo myenda utayanduza andi nayo ndajya kuyashaka arakara kanabonye ejo uzajya kwiga nta kibazo nta kibazo kabisa
Mutete. 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 Umunazare wari mu biti. Wari mu biti. Rero turabona ko kumva uriya ngewe n'uriya kigore